ku isi ubuzima bugizwe n'ibihererekane bw'ibikorwa, amakuru, ubw'ibisekuruza bigenda bitandukana. Gusa nyamara mu buzima bwacu ni byinshi bibaho, umuntu akabyibazaho, bimwe ntabonere igisubizo, ariko nyamara hari amakuru asobanutse kuri ibyo bintu. Abakurikiranye ibiganiro byacu mu cyegeranyo cyabanje, twari twababwiye impamvu abantu bakora cheers. Gusa uyu munsi ntabwo aribyo tugiye kubabwira. Tugiye kurebera hamwe cyangwa se kunonosora ibintu 4 bishobora gutuma umugabo akora ikintu atari asanzwe akora. Ese umugabo w'inyangamugayo yakora ubugizi bwa nabi? Icyo ni ikibazo bibaza nanjye nkibaza. Gusa uyu munsi turakibonera igisubizo. Ese umuntu wiyemeje kutazigera arenga umurongo ashobora kuwurenga? Hari ibintu 4 gusa bishobora guhindura umuntu wese niyo yaba arimo kwiyambaza Imana. Bimwe muri ibyo byakoreshejwe mu ntambara, mu rukundo, ndetse no mu burimo bukomeye twumvise hose ku isi. None se ni ibihe? Kuki bishobora no guhindura wowe? Ikiganiro nimenya tubahaye ikaze. Ku isi ikintu cya mbere gishobora gutuma umugabo akora ikintu atari asanzwe akora ni inzara. Inzara ishobora guhindura umuntu wese niyo yaba inyangamugayo. Mu ntambara yabereye muri Somalia hagati y'icya 1991 n'icya 1994 habaye inkuru itangaje y'umusirikare w'umunyamerika witwa Sergeant Randy Ramsar. Woherejwe ubutumwa bwa Loni mu rwego rwo guhosha intambara. Igihe kimwe imodoka ye yararashwe, yiruka ajya kwihisha mu butayu bwa Baredogri hamwe n'itsinda rye. Bamaze iminsi 4 nta mafunguro. Ramsar yabonye inka yapfuye maze iminsi irenze 2. Yatangiye kuyibaga ngo bayirye. Arangije abisha bagenzi be ko ari inyama zisanzwe ziribwa muri ako gace kugira ngo bagire imbaraga zo kurya. Ibyo yakoze byanyuranyije n'indangagaciro yatojwe n'umusirikare, ariko inzara yamuhinduriye icyerekezo. Uyu musirikare yivugiye ko atari we wari uri kumuyobora muri ibyo bihe, ahubwo inzara n'icyifuzo cyo kubaho byari bimaze kumutsinda. Yego, yaravuze ati, ku munsi wa 3 sinari nkeneye gutekereza, nashakaga kubaho gusa. Ibi bitwereka ko mu gihe umuntu yugarijwe n'ibyago bikabije nk'inzara, ashobora gukora ibintu atatekerezaga ko yakora. Kubaho bihinduka ikintu cy'ibanze kiruta indangagaciro, ikinyabupfura n'imyemerere. Inzara si ikibazo cy'umubiri gusa, ni isuzuma rikomeye ry'imyitwarire y'umuntu n'ubupfura bwe. Hari inzara y'urukundo, y'icyubahiro, y'ubusabane. Iyo umuntu agize inzara runaka, agira ubushake bwo gukora ibyo atatekerezaga mbere. Icya kabiri, benshi bumva cyane, kandi iyo uvuze mu matwi n'ibitekerezo bya benshi bihinduka. Icyo ni iki? Amafaranga. Ubyumvishe neza, ni amafaranga. Amafaranga ni kimwe mu bintu bifite imbaraga zitangaje. Si amafaranga ubwayo, ahubwo n'icyo ashobora gukora. Kubaho neza, kubaho ku bandi bakwifuzaho, gusa neza, ndetse n'ubuzima bworoshye. Bernard Madoff, 2008, yari umushoramari w'umunyamerika wakoze uburiganya bukomeye bwa Ponzi Scheme, aho yibye amafaranga y'abashoramari agera kuri miliyari zirenga 35 z'amadolari. Madoff yari umuntu w'umunyamwuga kandi afite izina rikomeye mu bucuruzi.
ariko igishya cyamukoreye cyatumye ahindura imyitwarire, asenya izina rye ndetse abura n'igihano cya burundu muri gereza. Enron Corporation. Mu mwaka wa 2001, Enron yari sosiyete ikomeye y'Amerika y'ubucuruzi mu by'ingufu, ariko abayobozi bayo bakoranye uburiganya mu rwego rwo gutanga raporo y'imari itariyo, yobeshya abashoramari n'abakozi babo. Iki kirego cyatumye Enron isenyuka, abayobozi bayo bagafungwa, kandi abakozi benshi bagira ibibazo bikomeye by'amafaranga. Abantu benshi babaye abicanyi, abagambanyi, abanyabyaha kubera icyifuzo cy'amafaranga. Si uko bari babi, ahubwo amafaranga yabahinduye indi sura. Mbese wowe amafaranga uyafata gute? Ikintu cya gatatu kandi nabwo cyumvikana muri benshi no mu rubyiruko cyane ni urukundo. Urukundo rushobora guhindura umuntu rukamugira intwari, ariko runamugira umunyabyaha. Umugabo ashobora kwiyahura, kwica, gusenya urugo cyangwa gukora ibirenze ibyo yari azi kubera urukundo. King Edward mu mwaka w'1936, uyu yari umwami Edward wa munani, umwami wa UK. Yaretse umwanya we ku ngoma kubera urukundo rwe rukomeye na Wallis Simpson, umugore w'umunyamerika wari waramaze gufata icyemezo cyo gutandukana cyangwa se divorce. Ibi byatumye afata icyemezo gikomeye cyo kuva ku ngoma, ibintu bitari bisanzwe ku mwami, byose ashingiye ku rukundo. John Lennon na Yoko Ono, mwaka w'1939. John Lennon, umuhanzi ukomeye wa The Beatles, yakoze impinduka zikomeye mu buzima bwe bwite kugira ngo abane na Yoko Ono, umufasha we. Yagize imyitwarire itari isanzwe mu rugendo rwe rwa muzika n'ubuzima bwite kubera urukundo rwe rudasanzwe. Urukundo rw'umugore, urwa nyina, urw'umwana, ni intwari ifite imbaraga umuntu adashobora kurwanya. Icya kane ari nacyo cya nyuma ni ubwoba. Ubwoba ni iki? Ubwoba ni umuyobozi ucecetse ariko utegeka byose. Umugabo ashobora kuba yaravuze ati ntazigera akora ikintu runaka, ariko akabikora igihe runaka nawe atabigizemo uruhare. Ubwoba butuma twibagirwa amategeko, tugapfukamira abo tutatekerezaga. Buri muntu afite ikintu kimutera ubwoba. Oskar Schindler, mwaka w'1940. Oskar Schindler yari umukire w'Umudage washyize ubuzima bwe ku murongo wo kurokora abasivile benshi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibi byose yabikoze bitewe n'ubwoba, kubera ko yari kwicwa n'Abadage iyo adatabara abantu babo. Ibi byerekana uburyo ubwoba bushobora gutuma umuntu agira imyitwarire idasanzwe, arwanya ibintu mu buryo budasanzwe. Adolf Eichmann, mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose guhera mu mwaka w'1939 kugeza mu mwaka w'1945 mu Budage na Polonye, Adolf Eichmann yari umwe mu bayobozi bakuru b'Abanazi. Akaba yari ashinzwe gutegura no gushyira mu bikorwa gahunda yo kwica Abayahudi mu gihe cya Holocaust. Iyi ni jenoside yakorewe Abayahudi ku rwego rubabaje cyane. Yakoze ibikorwa by'ubwicanyi bukabije, arwanya uburenganzira bw'abantu, kandi yategetse kohereza abantu mu matsinda y'ubwicanyi. Eichmann yakoze ibyo bikorwa atabishaka kandi atabyishimiye. Mu kuri yafataga imyanzuro y'ubwicanyi kubera ubwoba bwo guhungabana no kubura umutekano ku giti cye. Mu gihe cya leta y'Abanazi yari afite ubwoba bwo gutakaza umwanya we
ubuzima bwe ndetse n'icyizere cy'agace yari arimo, bikemera kandi agashyira mu bikorwa amategeko yatumaga akora ibyaha bikomeye. Ibi byatumye Eichmann aba umwe mu bantu bazwi cyane ku isi kubera uruhare rwe mu bwicanyi bwa jenoside yakorewe abayahudi. Akaba yaranafunzwe nyuma y'intambara agacibwa urubanza rukomeye ku isi. Iyo ureba ibyo byose bibaza ikibazo kimwe: ese koko umuntu ahora ari we, cyangwa ibihe byahindutse nawe arahinduka? Inyangamugayo si itageragejwe, ahubwo mu bageragejwe akagumana igihagararo. Ariko se ni bangahe babishobora koko? Wowe se ni iki kimwe muri ibi bine wagira cyahindura isura yawe? Ni inzara, ni amafaranga, ni urukundo, cyangwa n'ubwoba? Ni intwari nke zishobora gutuma umuntu ahinduka agakora ibitandukanye n'ubunyangamugayo bwe. Kora subscribe nanone kandi utumenyeshe igitekerezo cyawe hasi muri comment. Yari Ishimwe Joel, ndabashimiye.